Ese wari ubizi ko iyo ugiye kubitsa amafaranga kuri banki itagumana amafaranga yose wabahaye? Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubitsa amafaranga kuri banki bafite agace gatoya k'amafaranga wabahaye bakayabika, andi mafaranga bakaba bayakoresha mu zindi nyungu, bakaba bayaguriza cyangwa se bakaba bayashora mu bindi bikorwa bibinjiriza amafaranga. Ibi ngibi babyita fractional reserve lending mu rurimi rw'icyongereza, aho banki nkuru y'igihugu ishyiraho amabwiriza cyangwa se pourcentage, ijanisha ry'amafaranga bagomba kugumana kugira ngo agume muri vote zabo cyangwa se muri konti zabo za beneri. Ni ukuvuga ngo uramutse ujyanye nk'ibihumbi 10 kubibitsa kuri banki, baba bagomba gufata iyo pourcentage. Mu Rwanda basaba ko ugomba kubika 5%. Ngo ni ukuvuga ngo bafata 500 ku bihumbi 10 bahaye bakayashyira muri konti yabo yo muri beneri, noneho 9,500 bakaba bashobora kuyakoresha bayaguriza abandi bantu cyangwa se bakaba bayashora mu bindi bikorwa. Ibyo ngibyo iyo bamaze kubikora, wowe kuri konti yawe bikigaragara ko ufiteho ibihumbi 10, ariko baba babitse 5% yonyine, noneho andi bakaba bayagurije abandi bantu cyangwa se bakaba bayakoresheje mu zindi nyungu zabo za banki. Ibi ngibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa na banki nkuru y'igihugu kugira ngo bagenzure uburyo amafaranga asirikira cyangwa se azenguruka mu bukungu bw'igihugu, uburyo abantu bagura, amafaranga baspendinga, amafaranga bazigama ndetse n'amafaranga bagurizwa n'uburyo bagenda bishyura. Ibi ngibi bashobora kongeza amafaranga asabwa kugira ngo banki ziyabike cyangwa se bakaba bayagabanya bitewe n'uko bashaka ko abantu bazigama cyangwa se baguza cyangwa se bagenda baspendinga amafaranga kugira ngo ibiciro ku masoko bigume biri stable, bitazamuka cyane cyangwa se bitamanuka cyane nanone. Gusa nubwo biba bimeze gutyo, hari igihe ujya kureba ugasanga nka banki ikeneye amafaranga byihutirwa kubera ko yagurije amafaranga menshi isigaranye amafaranga makeya, noneho bikaba ngombwa ko bajya kuguza amafaranga kuri banki. Ariko hari igihe baba bakeneye amafaranga badashobora kuyabona, noneho na beneri idafite ubushobozi bwo kuba yabaguriza cyangwa se banki nkuru y'igihugu idafite ubushobozi bwo kubaguriza. Urugero nka banki nyinshi zahuye n'ikibazo icyarimwe, noneho ugasanga barahombye kubera ko abantu babahaye amafaranga ariko ayo mafaranga ntayo bagifite kubera ko bayashoye mu bindi bikorwa, basigaranye makeya ugereranyije n'ayo bakabaye bafite. Nk'abantu baramutse baje kubikuriza icyarimwe, banki usanga zihura n'ikibazo cy'ibyo bita bank runs, aho nta mafaranga bafite ariko abantu bayakeneye ari benshi. Mwagiye mwumva amabanki yagiye ahomba hanze nka Silicon Valley Bank, Lehman Brothers muri 2008 n'andi mabanki yagiye ahomba kubera ko abantu baje gushaka amafaranga ntayo bafite. Ubu buryo ni bwiza kubera ko bufasha igihugu kurinda ibiciro, kurinda ifaranga ndetse no gutuma abantu bagira amafaranga yo guspendinga bakabona uko baguza, ariko nanone bufasha n'amabanki gukora amafaranga kubera ko ayo mafaranga baba bashoye mu bindi bikorwa baba bari buboneho inyungu. Gusa nanone iyo bitagenze neza nka banki, abantu bakayitakariza icyizere, birangira banki iguye kubera ko batanze amafaranga noneho bagasigarana makeya.